ngo nabonye umukene wakirishije umudugudu ubwenge ndetse n'igihugu, ariko ngo ntibigeze bamenya, ariko umwami we wakoze Haleluya. Uyu munsi tugiye kwigisha kivuga ngo icyaha ni kibi bene data. Icyaha wagikorera mu rwihisho, wagikorera mu mugaragaro, iyo kibaye icyaha kigakurikirana gihita gihinduka ishyano, gihita gihinduka akaga, gihita gihinduka umuvumo, gihita gihinduka ikimwaro. Bene data, uyu munsi tugiye kwigisha kivuga ngo icyaha cya Dawidi. Dawidi, ukure izina Dawidi ushyire izina ryawe. Icyaha cya Dawidi. Iyi ni ya channel Ubugingo Buhoraho TV. Niyo turi kuganira icyaha ni kibi. Bene data, tugiye kubwira icyaha cya Dawidi ukuntu cyamukozeho. Nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga Dawidi, atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba, ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu. Bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, aza agendaginda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahageze hejuru aho abona umugore wiyuhagira, yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati, si Betisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana, aza iwe bararyamana, kuko yari yitunganije akize imyanda, maze asubira iwe. Bukeye arasama, atuma kuri Dawidi ati, ndatwite. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati, mwohereza Uriya w'umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Dawidi aramubwira ati, manuka ujye iwawe, wowe woge ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami, maze amukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere w'ibwami, yamanuka ngo ajye iwe. Abwiye Dawidi ko Uriya atariye iwe. Dawidi niko kubaza Uriya ati, mbese ntuvuye ku rugendo? Niki cyakubujije kujya iwawe? Muri kubona ko rero Dawidi yaramaze kumenya ko yakoze ishyano, aravuga ati, ngiye guhishira icyaha. Ubundi Dawidi iriya minsi yaramaze guhura n'igihanda cye w'abaguriye, ati igihe cyagiye kumusumira. Umwe mu basirikare be tudashaka kuvuga izina aka kanya, agahita agenda akagihera inyuma, akagikubitira inyuma rw'ingusho. Noneho akarengera Dawidi, babwiye Dawidi bati, genda uje kuruhuka, ujye kubiri mu rugo. Dawidi nawe yari avuye mu rugo nk'umuntu wari ufite icyo gukora, yibambuye, yibyukiye, aho asanga mu gihe ari kureba hejuru mu nzu, yari mu nzu yo hejuru y'ibwami, agiye kubonabona uwo mugeni. Katuvuge ngo umugeni mwiza, umugeni w'ikibengukiro, katuvuge nk'umugore wa fani w'inkumi, umukobwa watoranyijwe mu bakobwa benshi, umukobwa barongoye ntabone umwanya wo gusama, ahubwo umugabo agahita aje ku rugamba atari yasama. Urumva uwo mukobwa aba arenze, yari akeye, yari afite ibyo akeneye byose, ariko atari igihe cyo gusama, kuko nta gihe yabonanye n'umugabo, ko umugabo hari mu gihe cy'intambara, biba ngombwa ko umugabo amanza ari ku rugamba. Rero umugabo ukunda igihugu cyabo. Ariko byarangiye Dawidi amubonye akamubenguka, akamutuma, akamuzana, akaryamana, yamara kumuzana akamusambanya, yamara kumusambanya kumwe ngo arasamye,
agashaka kuzana uwo muntu ngo aze ari we bitiruka ari wamuteye inda. Ibyo birangije mukabonye ko yanze, ntabwo turi bukoze gukomeza gusoma, ahubwo aramutuma ambwira ngo mu rwandiko rweze iwabo ngo kuko uriya yangoye ngo umushyire imbere kugira ngo agweye umuhane maze agweye. Umugabo wari kurwanya ishyaka rya Isirayeli, ariko mu gihe umwami we ari kugira ngo arengere icyaha cye yemera kumutakaza intwari, ariko ibyo ikosa yari akoze. Ariko icyo dushaka kuvuga ni iki kimwe, ese koko natwe twegera ibyaha byacu? Icyaha ni kibi bene data, icyaha cyakoze Dawidi yari inshuti y'Imana, amwimikishije amavuta mu buryo bw'igitangaza. Yari umwami witwa Sawuli, ariko birangira ashatse kumuca, ashatse guhemukira Uwiteka kandi niwe wamwimitse hejuru y'irari rye. Noneho agashaka no kugira ngo guhemukira umuntu. Mwene data, umuntu niba ari mu bintu byamufatanyije muri ku rugamba rumwe, ntukamusuzugure ngo uriya ngo ntashoboye, ngo uriya ngo ntabwo mushaka, ngo uriya ngo ni akazi ko n'abandi ngo bakora. Nyamara umuntu uzakora uzagira akamaro ntabwo agomba kuba munini. Umunyendirimbo umwami Salomo aho yanditse igitabo yaravuze ngo nabonye umukene wakirishije umudugudu ubwenge ndetse n'igihugu, ariko ngo ntibigeze bamenya. Ariko umwami we wakoze akantu gatoya gatangaza kamwe, koze ikirori bose barabimenya. Uyu mukene rwose yakoresheje ubwenge bwe akirisha umudugudu, nta muntu wigeze abimenya. Ariko reka tugaruke noneho ku cyaha cya Dawidi. Abantu b'Imana mwirinde icyaha, ni kibi. Icyaha, hari umusore twari duturanye, nuko akora icyaha, mu icyaha cyari gikomeye mu cy'ubutinganyi. Icyo cyaha maze baramunegura, yumva abantu bari kumuvuga, kandi hari ahantu abantu bakoranaga, yumva bari kumuvuga, bamuvuze yumva biramugeza kure, yumva biramutitije. Yari ibintu abo tuba dukora tuzi ngo turi ahantu hije ntabwo uzabimenya, ariko barabivuze. Nuko bamuvuga n'ibindi, bavuga n'ibindi bye, nabo bihinduramo ibindi, ararira. Bamubaza agasobanura ibindi, ariko akarira. Yari umuntu w'umusore ukuze, mu buryo yariragamo waravuga nk'umwana ari umusore, umurikura nk'aho bamuteye icyuma, akicara akarira. Akaja mu ishuri akaranirwa, akicara akajya hehe kamunanira. Ibi bintu ni kibiye byamubayeho, ariko ibyo ngibyo bishatse kuvuga yuko none undi nzi nawe ubu nta kiziba bashobora kubona nta kiba mwanya wo gusenga, kubera ko bavuze ngo bamuvuze icyaha cy'ubutinganyi. Nta rero utunka musengera, ni wa muntu wicara kurikirana, ndi mu nshingano, ngiye gukurikirana inshingano zanjye, ngiye gufasha urubyiruko, ngiye buri kanya. Bavuze bati do ntureba ko ari umutinganyi, habe no kongera no kuboneka. Reka rero tuberekeye, tubasobanure neza yuko icyaha cyo gusuzugura Mwuka Wera nicyo ni icyaha gikomeye. Uko icyaha nkana ukizi, kubura umuntu wamenye ukuri ukakurengaho, ni icyaha gikomeye Imana itazakubabarira. Niyo mpamvu rero niba uri umuntu w'Imana urasezeranye kuzakora umurimo w'Imana, ukore ugifite uburyo. Reka dusabe abantu bose bari aha ngaha kuri channel Bugingo Buhoraho TV bakore subscribe niba ari amahirwe yo kuyumva, kugira ngo iki cyigisho kizabagereho, bamenye ko niba gukora icyaha kizakuviramo ingaruka, kuko Dawidi cyamuviramo ingaruka, na n'uwo muryango cyaha cyarimo inkota. Kuva iyo iki Uriya mwaravuze ngo mu muryango ntihazavaviramo inkota kugeza na n'isaha na bugingo n'ubu. Abantu bagomba kwikomoka kuri Dawidi na n'ubu barakicana rwose, iyo umuhemukiye arakwica. Reka rero tuze gusoreza aha ngaha, ngo tumenye neza ko icyo cya Dawidi nubwo yihanye, umwana akavuga yabayeho, umwana yarapfuye. Mbere y'uko apfa yaravutse avuka nk'abandi bana, afite uburanga. Dawidi yegera gusenga, arasenga. Umwana ageze aho tugiye cyo gupfa kiri hafi, umwana Dawidi arasenga, umwana ararwara. Dawidi aje ku mavi iminsi 7. Umwana amaze gupfa, Dawidi yamaze kuba nk'umuhonge kandi ari umwami, bamuvuze ngo yapfuye.
bati iyo nasengeye birarangiye, aragenda ati tubazana amazi noge, aroga, bazana ibiryo, tumuzana ibiryo ndya, ararya. Abantu bose baramuseka ariko we yari azi ibyo ari byo, kuko ntibari bazi ibyo ari byo, igihe yaririye ntibari bakizi. Niyo mpamvu rero burya reka turame ibintu byose bikiriho, kuko hari igihe bizaba bitagiye. Murakoze, ciao ciao.